tangira wumve ko hari ikimana ikoze, tangira wumve ko hari ubuzima Imana ihinduye, tangira wumve ko hari akagambana Imana ikuye mu buzima bwawe, tangira wumve ko hari umugisha Imana itanze ugiye kwakira. Imana nishimwe, Imana nishimwe, Imana nitugirire neza cyane. Ndumva ashaka ko dusenga Imana. Mbabarira ube maso, wowe unkurikiye, wowe unkurikira umunsi ku munsi, wowe uri kunyumva aka kanya, nukuri urabona nta cyerekezo, ariko ngwino ca bugufi mu mutima wawe, bwira Imana ngo ndaje wese, bwira Imana ngo ndaje, mbese nta na kimwe nsize inyuma, ni wowe nizeye, ni wowe niringiye. Bwira Imana iyambure bya bindi byose, iyambure ubushambagara, ihane neza, itunganye neza. Bwira Imana ngo Mana ngwino ube muri njyewe, ngwino uture muri njyewe, ngwino uvugire muri njyewe, ngwino ukorere muri njyewe. Senga Imana, dusenga Imana yumva, dusenga Imana ikora, dusenga Imana isubiza, dusenga Imana ihindura ibihe, dusenga Imana itari Bayali, itari Dagone, dusenga Imana haleluya ikora imirimo n'ibitangaza abantu bagatangara. Iyo Mana ngwino dusengane mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Shalom shalom bakunzi babaho TV, nongeye kubasuhuza mbabwira ngo amahoro y'Imana bane namwe, mwebwe mwese mudukurikirana umunsi ku munsi uko bukeye uko bwije, aho uherereye hose ndakubwiye ngo Uwiteka nakunezeze. Kandi nawe utameze neza humura, uyu munsi ushobora kuba utameze neza, ejo Imana igakora igitangaza ukamera neza. Nukuri muri Yesu harimo ubuzima, harimo imibereho. Witakaza ibyiringiro, wiheranwa n'umubabaro n'agahinda, kubera ko nubwo ubona bikomeye hari Imana ijya yoroshya ubuzima bw'umuntu, ibyari bimuhagurukiye byose ikabyicaza. Ndabakunda cyane rero murabizi, mbifuriza ibyiza, dusengana umunsi ku munsi. Uwiteka nabagirire neza, kandi abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari mu bihugu bitandukanye hirya no hino impande enye z'isi, mwese shalom shalom. Uwiteka nukuri akomeze abagure. Ndashaka ko dusengana Imana uyu munsi. Ndumva nshaka ko dusenga, ndumva nshaka ko hari ibintu bihinduka ku buzima bwacu. Ndashaka kukubwira ngo senga Imana yagura imbago zawe. Haleluya. Ndashaka ko usenga Imana ikagura imbago zawe. Saba Imana iha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Senga cyane ubwira Imana ngo Mana ndashaka kuhereza umugisha imirimo y'amaboko yanjye, ndashaka kuhereza umugisha ibyo nkora bya buri munsi, ndashaka kuhereza umugisha akazi nkora, ndashaka kuhereza umugisha ubuzima bwanjye bugahinduka. Senga Imana icyo ushaka mu buzima bwawe ko gihinduka, ukibwira Imana, wibwire kwagurira imbago. Erega ubuzima urimo uyu munsi Imana yabuhindura. Wikumva kuri mu buzima budahinduka, wikumva kuri mu buzima budafite icyerekezo, wikumva kuri mu buzima budafite ireme, senga Imana ihindura ubuzima. Senga Imana itesha agaciro imigambi y'abantu, imigambi ya Satani, imigambi y'abarozi, imigambi igahagurukira imigambi y'incakura ku buzima bwacu, maze nukuri tukongera tukagira gute, tukongera tugatera imbere, tukongera tukaguka, tukongera tukabaho mu buzima bufite icyerekezo. Nibyo ngibyo nshaka kukubwira. Ndumva nshaka ko dusengana Imana uyu munsi, ndumva nshaka ko dusengana Imana tukabohora ibyacu, tugahamagara Imana ikabana natwe, tugahamagara Imana ikatwohereza amaboko akomeye mu buzima bwacu, tugahamagara Imana ikirukana Satani n'abadayimoni, tugahamagara Imana igakuraho karande, igakuraho inyatsi, igakuraho uburwayi, igakuraho amadene, igakuraho igisuzuguriro kimaze igihe kirekire ku buzima bwawe. Ndumva nshaka ko dusengana Imana. Pfukama dusengana Imana, bamaso dusengana Imana, kanguka wa mubyeyi we dusengana Imana, wa mugabo we kanguka dusengana Imana, wa mukobwa we kanguka dusengana Imana. Umaze igihe kirekire wifuza ubukwe, urabona utangiye kugumirwa. Nukuri mu Kinyarwanda cyiza babyita kuba waragumiwe, umaze ufite imyaka myinshi utarongorwa, ariko ngwino dusengana Imana. Wa musore umaze igihe kirekire wifuza urugo, wifuza kurongora bikanga kubera ubushobozi, kubera uburyo bw'ubuzima, ariko ngwino dusengana Imana. Wa mubyeyi we urugo rwawe rwanze kubakwa, mbese urabona nta nzira, mbese urabona ruri ku manegeka, ngwino dusengana Imana ijya yubaka ingo zikubakika. Wa mugabo we urabona nta mahoro mu rugo,
urabona urugo biri kwanga, ariko ngwino dusengane Imana. Imana yubaka ingo zigakomera. Ndabinginze nimuze dusengane Imana. Imana yirukana inyatsi, Imana itanga akazi, Imana yishura amadene, Imana ibohora ibiboshye. Nimuze dusengane Imana, nimuze dufatane mu maboko dusengane Imana. Tubwire Imana ngo Mana ngwino wagura imbago zacu, ngwino uhumugisha imirimo y'amaboko yacu, ngwino wongere utegeke ku buzima bwacu, ngwino wongere ugire ibintu hindura, ngwino ugire ibintu bohora ibyo Satani yaboshye, ibyo abarozi baboshye. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tangira wumve ibyiringiro muri wowe, tangira wumve ko hari Imana ikoze, tangira wumve ko hari ubuzima Imana ihinduye, tangira wumve ko hari akagambane Imana ikuye mu buzima bwawe, tangira wumve ko hari umugisha Imana itanze ugiye kwakira. Imana nishimwe, Imana nishimwe, Imana nitugirire neza cyane. Ndumva ashaka ko dusenga Imana. Mbabarira ube maso, wowe unkurikiye, wowe unkurikira umunsi ku munsi, wowe uri kunyumva aka kanya. Nukuri urabona nta cyerekezo, ariko ngwino ca bugufi mu mutima wawe. Bwira Imana ngo ndaje wese, bwira Imana ngo ndaje, mbese nta na kimwe nsize inyuma. Ni wowe nizeye, ni wowe niringiye. Bwira Imana iyambure bya bindi byose, iyambure ubushambagara, ihane neza, itunganye neza. Bwira Imana ngo Mana ngwino ube muri njyewe, ngwino uture muri njyewe, ngwino uvugire muri njyewe, ngwino ukorere muri njyewe. Senga Imana, dusenga Imana yumva, dusenga Imana ikora, dusenga Imana isubiza, dusenga Imana ihindura ibihe, dusenga Imana itari Bayali, itari Dagone, dusenga Imana haleluya ikora imirimo n'ibitangaza abantu bagatangara. Iyo Mana ngwino dusengane mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya, haleluya. Bwira Imana ngo ukuboko kwawe kumbeho wa Mana we. Haleluya. Bwira Imana ngo reka ukuboko kwawe kumbeho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Bwira Imana ngo reka ukuboko kwawe kubane nanjye. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwira Imana ngo icyamuka mu mugisha wawe, ukandinda ibibi byose ntibimbeho. Bwira Imana ngo icyamuka mu mugisha wawe, ukandinda ibyago n'amakuba mu izina rya Yesu Kristo. Bye kumbabariza ubuzima, bye kumbabariza umutima, bye kunjyana kure, icyama ukabohora ibyari biboshye. Bwira Imana ngo ukuboko kwawe kumbeho wa Mana we. Haleluya. Oh, Mana nishimwe. Bwira Imana ukuboko kwawe kugaragare ku buzima bwawe. Bwira Imana ngo Mana icyamuka jya undinda ibibi byose, ngo bye kumbabaza, bye kumpagurukira, bye kundwanya, bye kunshaka umunsi ku munsi. Bwira Imana ize itegeke, bwira Imana ize yururuke, bwira Imana yongere iganze, bwira Imana umugisha wayo wongere utegeke mu izina rya Yesu. Ngwino dusenge, ngwino dusenge. Senga Imana buri munsi, takira Imana buri munsi, yitakira uyibwire byose. Irakumva. Ni Imana itabara, ni Imana ikiza, ni Imana iruhura, ni Imana igicagagura imigozi yose Satani yatuziritse ndetse n'iy'abantu batuziritse. Ni ukuri muri iyi si dutuyemo harimo imbaraga nyinshi, izo turebesha amaso n'izo tutareba, ariko hari ibintu byinshi byatuboshye, hari ibintu byinshi byatuziritse, hari ibintu byinshi byatwicariraho tutabasha kwikura, hari ibintu byinshi byaturwanyije, hari ibyo twabonye, hari ibyo tutabonye, ariko tugiye gusenga Imana icagagura iyo migozi yose. Tugiye gusenga Imana ihindura ubuzima bw'umuntu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mbabarira usenge wigana Abisiraheli batakiye Uwiteka. Haleluya. Amateka yabo arahinduka. Mana nishimwe. Igana ibuka Abisiraheli bageze ku nyanja itukura, babona imbere yabo ari inyanja ngari, inyuma amagare ya Farawo bakurikiye. Abisiraheli baciye mu buzima bwinshi bw'uburetwa. Abisiraheli ntibigeze bagira icyerekezo cy'ubuzima, barababaye cyane, barira amarira menshi. Ariko aka kanya igana Abisiraheli, ubu nawe utakira Uwiteka, pfukama n'amavi yawe y'umubiri ndetse n'umutima, utakira Uwiteka, umubwira ati Uwiteka icyo ngukundira ni uko wahoze kera na n'uyu munsi ni kuri. Icyo ngukundira ni uko nta gace ko guhinduka kakugaragaraho. Icyo ngukundira ni uko udahinduka nk'abantu. Icyo ngukundira ni uko uri uwera kandi ureba ibiri ahiherereye, ibyo twebwe tutareba, ibyo amatwi yacu atumva, ibyo amaso yacu atareba, ibyo byose ubireba kandi wowe ukabyumva. Iga gusenga nk'uko Abisiraheli batakambiye Uwiteka, maze Uwiteka arabatabara. Bageze ku nyanja itukura, Uwiteka arabatabara. Haleluya. Nasomye ijambo
rirambwira ngo wikayamagaye Mose, arambwira ngo yewe Mose we ufite iki? Mose aramusubiza ngo mfite inkoni. Mbese Mose wibagiwe iyo nkoni ufite iby'igikora? Niko gufata Mose afata inkoni ayirambura hejuru y'amazi. Haleluya! Maze amazi atandukanamo kabiri, Abisiraheli barambuka. Nyamara inyuma yabo hari amagare ya Farawo bakurikiye. Babonaga ubuzima bwabo burangiye, babonaga icyerekezo kirangiye, mbese babonaga baguye mu gacu k'abanzi babo. Ariko haleluya, ibyo barebeshaga amaso yabo Uwiteka yarabihinduye, maze abereka ibitandukanye n'ibyo babonaga, maze abaremera amashimwe. Bageze hakurya baricara barashima, bashima Imana yabanye nabo mu buretwa, bashima Imana yabagiriye neza, bashima Imana ibambukije inyanja itukura. Ariko mbega Imana we, mbega Imana, mbega Imana, mbega Imana! Ndakubwira Imana papa, ndakubwira Imana mama, mwarubyiruko mwe, ndababwira Imana ihindura amateka, ndababwira Imana ahandi ubona nta nzira, Imana igaca inzira. Haleluya, haleluya. Mbabarira uze dusengana Imana, mbabarira wizere, mbabarira niwongere gutakaza ibyiringiro. Imana ikugirire neza. Uko ikibazo cyawe cyose cyaba kimeze, humura. Haleluya, Imana itugirire neza. Uko ikibazo cyawe cyose cyatinda, nawe rushaho mbese nawe rushaho kwegera Imana. Uko ikibazo cyawe gitinda mu buzima bwawe, nawe rushaho kwegera Imana. Haleluya, utegereze mu izina rya Yesu Kristo. Wirambirwa ahubwo tegereza, wirambirwa wicika intege, we kubivamo ahubwo tumbira Yesu wenyine. Mubwire ngo Mana, ndagarutse mu bwiza bwawe, ndagarutse ngo undwanire, ndagarutse ngo mbohore, ndagarutse ngo umugisha mu mirimo y'amaboko yanjye. Niba uri umucuruzi, bwira Imana ngo cyama ukagura imbago zanjye, Mana nkabona umugisha wawe. Haleluya, ukuboko kwawe kukambaho. Nukuri senga Imana. Imana yagutabarira muri ako kazi gaciriritse ukora, Imana yagutabarira mu bukode, Imana yagutabarira muri ubwo bupfubyi, Imana yagutabarira muri ubwo bupfakazi, Imana yagutabarira muri ubwo bugumba, Imana yagutabarira muri kwa kwangwa, Imana yagutabarira muri ka gasuzuguro wasuzuguwe n'abantu. Naho Imana itagutabarira, senga Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Senga Imana, ibwire ngo Mana, ndaje wese nta na kimwe nsize. Haleluya, ihererane n'Imana, igagutereta Imana, igakwihererana na Data wo mu ijuru, igakugendana nawe, igakumuvugisha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya, haleluya. Yo Yesu Kristo, uri mwiza, uri mwiza. Imana yacu ni nziza. Imana yacu ntireba uburanga, Imana yacu ntireba igihagararo, Imana yacu ntireba aho umuntu avuka. Imana yacu irihagije. Nakubwiye ngo icyo kibazo uri kunyuramo, uko cyatinze kose, uko umazemo igihe kirekire kose, hari Imana ije guhindura. Egera Imana, utegereze kandi wihanganye, wirambirwa. Wituma ibibazo byawe bikugira imbata. Mbabarira, wituma ibibazo byawe bikugira imbata, bigutuza mu mwijima. Baho mu byiringiro, baho wizeye. Haleluya, wizere kuzabivamo. Izere kuzava muri ibyo bibazo, izere kuzava muri ibyo bihe bigukomereye, izere kuzakira, izere kuzabyara, izere kuzabona akazi k'umugisha, izere ko nubwo uri imfubyi Imana izaguhindurira amateka, izere ko nubwo umaze igihe kirekire utabyara Imana izakohereza umwana, izere yuko nubwo umaze igihe kirekire ushaka ibyangombwa byo kujya hanze Imana izabikora, izere yuko nubwo umaze igihe kirekire utarya ngo uhaga Imana izakugaburira ukarya ugahaga, izere yuko nubwo umaze igihe kirekire ubona famiye zakuvuyeho, ubona inshuti ntazo z'umugisha, izere yuko igihe kigeze ngo Imana iguhindurire ubuzima. Mbabarira wikandamizwa n'ibibazo, mbabarira wikandamizwa n'ibyago n'amakuba bikugarije, ngo nurangiza ugende wishyira ahantu utabasha kwikura, ubeho mu gahinda no mu mubabaro bikabije. Ahubwo izere yuko Imana y'abanye n'Abisiraheli uyu munsi iri mu ruhande rwawe, uyu munsi ije kukurwanirira, uyu munsi ije kukuvuganira. Imana nitugirire neza. Yo haleluya, haleluya. Muririmbyi yuzuye umwuka warembye ngo gusenga kwacu kukugereho, ngo Mana uri amahoro yanjye.
nukuri Imana n'amahoro yacu n'urukundo rwacu. Gusenga kwacu kuri gutumbagira. Senga wizeye, senga ufite ibyiringiro bya bindi bidakoze isoni. Senga uciye bugufi, ufite umutima umenetse. Ica bugufi ubwira Imana ngo ndabizi ko ndi umunyantege nke, ndabizi ko ndi umunyabyaha, ndabizi ko ndi umunyakanwa kanduye, ndabizi ko ndi umunyamico mibi, ariko ndagarutse mu bwiza bwawe, ndagarutse ngo umbohore, ndagarutse ngo umbabarire, ndagarutse ngo ungirire neza, ndagarutse ngo untabare, ndagarutse ngo undwanirire. Senga Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka dusome ijambo ry'Imana ho gatoya riri muri ibyo ku ngoma ya mbere ibice 4 umurongo wa 10 haravuga ngo Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati cyama ukampa umugisha rwose, ukagura imbago zanjye, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Haleluya. Yo Imana ishimwe. Yabesi atakambira Imana, haleluya, ya Isiraheli ati cyama ukampa umugisha wawe rwose, haleluya, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye byose. Uyu ni Yabesi ndi kukubwira. Fata izina rya Yabesi ushyiremo izina ryawe, nurangiza ubwira Imana, utakambira Imana, uyibwire ngo Mana ya Isiraheli, icyampa ukampa umugisha wawe rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana nawe irakumva kandi guhereza ibyo wayisabye byose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uyu Yabesi yavukiye mu mubabaro. Iri zina Yabesi risobanura agahinda. Hari impamvu umubyeyi we yamwise Yabesi, ariko Yabesi yabonye avukiye mu mubabaro, ariko yizera ko nubwo yavukiye mu mubabaro hari Imana yahindura ubuzima, hari Imana yahindura icyo abantu bavuze cyangwa se icyo ari cyo. Yumva ko yizeye Imana, yumva ko nubwo bwose ari umuntu uciritse, nubwo ari umunyamubabaro, nubwo yavukiye mu mubabaro, nubwo yavukiye mu gahinda, ariko atangira kwizera. Aravuga ngo hari Imana yabihindura, hari Imana yankuraho igisuzuguriro, nubwo nciriritse, nubwo nta cyerekezo, nubwo ndi umunyamubabaro, nubwo ndi umuntu usuzuguwe, nubwo ndi umuntu usuzuguritse, ariko hari Imana yazigahindura uyu mubabaro, hari Imana yazigakiza indwara zananiranye, hari Imana yazikishyura amadeni, hari Imana yaza ikarwanirira abadafite shingiro na rugero. Yo haleluya. Nguko Yabesi yatakiye Imana. Yaravukiye mu muryango uciriritse, yaravukiye mu gahinda. Birashoboka ko mama we yamubyaye nta mafaranga afite, cyangwa se ntabwo nzi ukuntu nabivuga, ariko Yabesi we yabonye ubuzima avukiyemo, abona agasuzuguro avukiyemo, abona amarira avukiyemo, arangije aratekereza, aricara yibuka ko hari Imana y'Abisirayeli, aricara yibuka ko hari Imana ikiza, aricara yibuka ko hari Imana ibohora. Arangije aterura amagambo ati haleluya, atakambira Imana ya Isirayeli ati cyampa mwami ukampa umugisha rwose. Nawe saba Imana iguha umugisha, nawe saba Imana igukureho igisuzuguriro, nawe saba Imana igukureho icyasha, nawe saba Imana igukuremo ubukene, nawe saba Imana iguhanagura amarira, nawe saba Imana yongeye kubakira urugo, nawe saba Imana yongeye itanga urukundo mu muryango wawe, nawe saba Imana yongeye itanga kumvikana mu muryango, nawe saba Imana yongeye itanga ubuzima, nawe saba Imana yongeye ikizira izo ndwara zananiranye. Bwira Imana ahantu hose hakubabaza, ikikurya, ikikubangamiye, ikikubujije amahoro. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bwira Imana, bwira Imana. Umuririmbyi yuzuye umwuka aremye ngo reka dusenga Imana ivuga, ngo reka dusenga Imana ikora, ngo reka dusenga Imana ihindura ibihe. Twarayibonye tugeze mu burwayi, twarayibonye tugeze mu nzara, twarayibonye tugeze mu kwangwa n'abantu,
twarayibonye badusuzugura, twarayibonye batubwira ko ntaho tuzagera, twarayibonye abantu bakureba bakavuga ati se nkawe ubona uzimarira iki, twarayibonye abarozi baroga Imana ikabitesha agaciro, twarayibonye dukora impanuka ntidupfe, twarayibonye ikiza kanseri, twarayibonye ikiza sida, twarayibonye irinda abapfakazi kuva ku myaka 10 cyangwa 20 bapfaka ikabana nabo ikabarindira abana mu busabusa, twarayibonye iturindira igihugu, twarayibonye iturindira imiryango, twarayibonye Imana, twarakubonye takambira Imana, bwira Imana ibikugoye, bwira Imana ibikuruhije, bwira Imana intambara nyinshi urwana nazo, bwira Imana ubuzima bwinshi bukugoye uri kunyuramo, hahandi hari kukuryana muntu wagushimira, wahamagaye abakomeye n'aboroheje, watabaje isi yose, uhamagara amahanga yose, ari kubura n'umwe wakumva, ariko nje kukubwira inkuru nziza, nkubwira ngo hari Imana ije kukumva, hari Imana inyuranyije amaboko, hari Imana ihinduye ibihe, hari Imana ikuyeho igisuzuguriro, hari Imana iremye bya bindi bitagaragaraga, hari Imana ifashe bya bindi bitari bifite ishusho, ibihaye ishusho, kuko hari Imana ishoboye byose. Yesu Kristo mwene Dawidi, ndagushimye. Haleluya, 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 haleluya. Mbega Imana, ndumva imirindi yawe papa, ndumva utabara abanyarwanda n'abanyarwandakazi, ndumva ugera mu isi yose, ndumva womora ibikomere by'abantu, ndumva uhanagura amarira y'ababyeyi, ndakumva uhanagura amarira y'abagabo, ndakumva utanga ibisubizo ku bantu bamaze igihe kirekire bagutabaza, ndakumva ugarura abataraye, bakuvuyeho, bagiye mu byaha, birengagije izina ryawe, bakirengagiza imbaraga zawe, ndumva abo ngabo bakura mu mwijima w'icuraburindi Satani basizemo. Mana, ndumva wongera gukora amakwe, ndumva wongera gutanga abagabo, ndumva wongera kubaka ingo zari zisenyutse, ndumva wongera kubana n'imfubyi bundi bushya, ndumva utanga urubyaro, ndumva imirindi yawe papa, ndumva ubutabazi bwawe, ndumva kugira neza kwawe, ndumva ubohora ababoshye, ndumva ugarura abo Satani yatwaye nk'iminyago, ndumva hari ibidasanzwe ukoze, ndagushimye. Haleluya, haleluya. Uri Imana yo gushimwa, uri Imana yo guhimbazwa, uri Imana yo gutambirwa, uri Imana yo gushyirwa hejuru, nzakwamamaza, nzagukorera, uri Imana idasaza, ntabwo ujya witwaza akabando ko wahoze kera papa, na n'uyu munsi ni kuri. Ndagushimye kugeze mu babyeyi data mu izina rya Yesu, ndagushimye kugeze mu bagabo data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndagushimye kugeze ku bakobwa data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimye kugeze ku basore data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimye kugeze mu bana bacu data mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, ndagushimye ko wongeye gutanga ubwenge, ndagushimye ko wongeye kugaburira abashonje, ndagushimye ko wongeye kwambika abambaye ubusa, ndagushimye kumaza umubabaro n'agahinda ku bantu bari bamaze igihe kirekire barira, ndagushimye ko utanze icyerekezo ku bari babuze icyerekezo, ndagushimye ko womoye imitima ikomeretse, ndagushimye ko utanze guseka ku bari bamaze igihe kirekire mu gahinda no mu mubabaro, ndagushimye kuri Imana ikoze ibitangaza bitabarika kandi bitarondoreka, ndagushimye ko wongeye kugera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndagushimye ko utanzemo amahoro mu bayobozi bakomeye n'aboroheje, ndagushimye data mu izina rya Yesu, ndagushimye data mu izina rya Yesu Kristo, ngutereye amasaruti, ukwiye gushimwa ibihe byose wa Mana we, ukwiye guhimbazwa ibihe byose mwami w'abami, ukwiye gutambirwa, ukwiye gupfukamirwa, ukwiye kuvugirizwa impundu, ukwiye icyubahiro ibihe byose mwami. Ngaho shirwa hejuru data mwiza, reka buri umwe wese wacunguje amaraso yawe igiciro yongere yumva ihumure, yongere yumva ubutabazi, yongere yumva imbaraga, abo Satani yajyanye wongere ubagarure, imitima iboshye wongere uyibohore, wongere utanga ibyiringiro mu banyarwanda bose muri rusange, wongere utanga ibyiringiro mu isi yose, abakumenye dukomere tugume mu mbaraga zawe no mu butware bwawe, utwagura uko bukeye n'uko bwije, n'abandi bakuvuyeho bitewe
n'iminsi n'ibihe wongere ubagaruzi neza yawe ubiyegereze kubera ko mwami Imana uwo wafashe ukuboko ntabwo ujya umurekura ndagushimye ko wongeye kutuvuganira ndagushimye ko wongeye kuturwanirira ndagushimye ko wongeye kwenda ingabo nini ku buzima bwa buri umwe wese haleluya Yesu ndagushimye kubanye n'ababyeyi batwite ndagushimye kutanze abana bazima ndagushimye ko wirukanye akagambane kose ka Satani n'abamukorera mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti n'icyubahiro n'ikibi cyawe mwami w'abami murenge yuzuye umwuka w'Imana ngo ndavuga gukomera kwawe Mana ngo ndavuga iby'imbaraga zawe Mana kuko ibyo ukora biradutangaza Mana ngo icyubahiro n'ikibi cyawe nanjye nguhaye icyubahiro nzakuvuga nzakwamamaza nzakuririmba nzagutambira nzagukorera kuko uri Imana nabonye itanga ijambo aho umuntu yariburiye itanga ijambo aho abantu basuzuguye umuntu wowe ukamuhereza ijambo haleluya 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 Mana icyubahiro n'ikibi cyawe komeza kugirira neza abantu bawe ubabohore ubakize utanga akazi uhindura ubuzima mu izina rya Yesu ndagushimye byose kubikoreye kwiyubahisha wa Mana we izina ryawe niryamamare ndagushimye none n'iteka ryose Yesu Kristo amen 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 amahoro y'Imana abane nawe unkurikira umunsi ku munsi nukuri nkubwira ngo ngushimira cyane we wakanze subscribe Imana iguha umugisha nawe utarakanda subscribe kanda subscribe kuri Baho TV kugira ngo ibiganiro byose yaba indirimbo yaba ijambo ry'Imana yaba amasengesho byose bizajya biza ujye uhita ubibona maze ubane natwe uterane natwe Imana ikumera umugisha mu izina rya Yesu Kristo ndabakunda cyane Uwiteka abanezeze shalom shalom